Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizame kiba cyakozwe. Ariko uyu munsi murabizi ni ku cyumweru nabwo bakora ikizame, ahubwo tuje kureba ibibazo 20 bakunda kubaza cyane, kugira ngo niba uri hafi gukora mwa kino cyumweru tugiye kwinjiramo, ubonera imyitozo kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Bibuza ko ikizame cyose cyakozwe ntahandi uba wagisanga uretse kwa ino YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Kugira ngo rero ujye uhita ukibonera ku gihe, ujya aho hantu handitse subscribe mbere y'uko ureba ino video, ukahakanda. Ikizame cyose gishyizweho kimaze gukorwa, cyane cyane kiriya kiba cyakozwe mu gitondo, nicyo usanga uwo munsi baririrwa babazamo ibibazo byinshi, kugira ngo amasomo mashya tugenda tubashyiraho bagenda bafasha kumva neza bino bizame biba byakozwe, kugira ngo ujye uhita uyabonera ku gihe. Mubona na cya kibazo ngenda mba napostinze kiri gukunda kuza mu kizame, kugira ngo nikiramuka kije mu kizame urakora uhita ugikora. Rero ibyo byose bibona cyane cyane batarindiye ko babasharinga link abantu bakanze subscribe. Niyo mpamvu rero nawe niba ufite smartphone ukabifuje gukora rimwe, jya aho hantu handitse subscribe mbere y'uko ureba ino video, wakande. Bibutsa ko ushaka kode, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 tubigufashe. Iyo tumaze kugushakira kode, tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikintu cyose cyagufasha, ukatwandikira kuri WhatsApp tukajya tukiguhera ku gihe. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitakukundira ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha aho waba uri hose mu gihugu. Duhamaze waboneka ku munsi yageze, turaboneka tukakwigisha. Iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Rero ndakeka ko mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata utukaramu nk'ibisanzwe. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere gikunda kuza. Ikibazo cya mbere ni iki ngiki, kirabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze? Utwaye ikinyabiziga, utwaye imodoka igupfiraho. Ntabwo wafata imodoka ngo uyiterure uyivane mu muhanda, ahubwo iyo ufite kino kimenyetso cya mpande eshatu hari intera ugishyiramo, kugira ngo ibindi binyabiziga biraza bigusanga bibone ko hari ikintu cyabaye kidasanzwe, ahasigaye bagutambukeho barushijeho kwitonda. Ese kino cyapa ugishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyagiriye ikibazo? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Aravuga ngo metero 5, beka ngo metero 25, seka kubwira ngo metero 45, deka kubwira ngo metero 100. Ese hano abone igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Murabizi ibibazo biragaruka, wakosora kino kizame kimwe cyakozwe, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse, ibibazo 8 biragarutse. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe abantu benshi byabaye nk'umuco, uragenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero kugira ngo ujye ukora rimwe uhita utsinda, ikintu ubusabwa ni ukubona imyitozo yagije kwa bino bizame biba byakozwe. Ikizame cyose gikozwe nawe ukagikosora ukareba amanota ugize, wagira ikibazo ukanyandike cyangwa ukamamagara nkagusobanurira ku buntu. Uduhamagara kuri 078 935 16 078 935 16 tukaba twagufasha tukagusobanurira. Serivisi yo kugusobanurira iba ari ubu. Niyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga mu buryo bwa online. Rero hano igiso cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, metero 25. Abantu benshi bakunda guhita bahitamo ngo ni muri metero 5, kubera ko hari igihe ubona ikinyabiziga cyapfiriye ahantu ukabona kino cyapa bagishyize mu ntera ntoya. Hari ababa bishe itegeko, ubundi cyagombye kujya muri metero 25. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo B, ndakeka ko ramuzwe kwandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kibaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ibi bintu mukunda kubibona mu nzira nyabagendwa iyo muri kugenda mu mihanda, ukabona umumotari yavuye kuri moto yiwe ari kuyisunika. Ese mu gihe ari kuyisunika yayivuyeho aba agomba gufatwa nka. Hano ibisubizo 4 baduhaye. Murabizi ikibazo kimwe cyaba gifite ibisubizo 4, ukajya ugenda uhitamo igiso cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro. Aravuga ngo umunyamaguru, beka ngo umuyobozi w'ikinyabiziga, seka ngo umugenzi, deka avuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ikintu babashatse kuvuga ngo A iraba ari igiso cy'ukuri umunyamaguru, B nayo iba ari igiso cy'ukuri umuyobozi w'ikinyabiziga. Iyo uhisemo A iba ari igiso cy'ukuri, ariko wenda igiso cy'ukuri iyo kiraba ari nka D,
ukandika ngo a gusa, a nayo ubundi iraba ari igiso cy'ukuri, cyangwa ukandika b gusa na b iraba ari igiso cy'ukuri, ariko utahisemo d ivuga ko byombi ari ibisubizo by'ukuri, baguha 0. Ni system iri kuguhosora. Hari umuntu wigeze kumbaza ngo se ngo nk'iyo nguhisemo ngo a ngo cyangwa se ugahitamo ngo nka b, ngo ntuyitemo ngo hari abavuze ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri, kandi ngo igiso cy'ukuri wenda ari icyo kivuga ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri, ngo se ngo nta n'igice baguha ngo n'ubundi kuba wakozemo kimwe. Ni system iri kugosora. Iyo utabikoze wagizeho 0. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubundi uriya muyobozi usunika ikinyabiziga cye aba agomba gufatwa n'ubundi. Hano igiso cy'ukuri ni b, umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko wamaze guhitamo b, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Bibutsa ko ibibazo biragaruka, niyo mpamvu dukosora ikizami cyose kiba cyakozwe. Uramutse ugize ikibazo cyangwa ukabona hari isomo ukeneye kugira ngo wumve neza bino bizami biba byakozwe, ucyandika muri komenti zanyu zose ndazisoma nkareba ibyo mwansabye, nkahita mbibateguraho amasomo. Twamaze kuyabategurira amwe n'amwe, n'andi mwabona mukeneye mujye mubyandika muri komenti zanyu zose ndazisoma. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa. Iyo umuntu avuze kunyuranaho hari abantu batabyumva, ariko yavuga ngo kudepasa bagahita babyumva. Kunyuranaho bikorerwa ni nko kuvuga ngo kudepasa bikorerwa. Aha iravuga ngo mu ruhande rw'iburyo gusa. Beka bavuga ngo igihe cyose ni ibumoso. Sega ngo iburyo inyura ku nyamaswa. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cy'ukuri hano. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi, kunyuranaho bikorerwa. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Abantu benshi mukunda guhita muhitamo b ngo igihe cyose ni ibumoso. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramaze guhitamo d, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Kubera iki? Hari igihe waba ugiye kudepasa ariko umuhanda ugiye kwinjiramo uri mu ruhande rw'iburyo. Ubwo rero ntabwo uzajya kumudepasa noneho uciye ibumoso, ushobora no guca iburyo. Niyo mpamvu hano igiso cy'ukuri duhisemo d. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramaze guhitamo rero d, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 4 kirabaza ngo tegereze neza. Icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira. Ubuhe buremere? Aravuga ngo burenga toni 1, mbega ngo burenga toni 2. Se ukavuga ngo burenga toni 24. Ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni ibingana n'ibiro 1000. Ubonye biri kugora ibintu bijyanye n'amatoni, byandike muri komenti mpite nguteguraho isomo nugerwa uzakorera imwe uhita utsinda. Ese hano abona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndatekereza ko wamaze kugihitamo igiso cy'ukuri. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni d, nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 5. Tegereze neza, ibibazo biragaruka. Ikibazo cyose dukosoye ujye ureba ko kiramutse kigarutse mu kizamura akora kitakugora. Ikibazo cya 5 kibabaza ngo iyo romoroki iziritse ku kinyamitende, velomoteri, amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye butuma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona muri metero 200 kubera iki? Ni igihe cy'izuba hari umucucu, cyangwa se ni igihe cy'imvura hari ibihu. Umuyobozi w'ikinyabiziga rero ntabwo ari kureba muri metero 200. Rero hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa. Ese bigaragazwa ku buhe buryo? Nibyo tugiye kureba. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Urahitamo icy'ukuri kimwe ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 nka kino kizame kiba cyakozwe. Iravuga ngo itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Mbega ngo itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Seka ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri.
iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, nari namaze kubibasobanurira, baba bashatse kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri na B iba ari igisubizo cy'ukuri. Iyo uhisemo A nayo iba ari igisubizo cy'ukuri, ariko iyo utahisemo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri, uba wagizeho 0. D hano ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ko mumaze kubimenya baba bashatse kuvuga ngo A ntabwo araba ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo araba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ubonye ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizere neza ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira mu kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni ni A, itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero A, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ariko bino bibazo ni ibibazo bigera nko muri 5 biba bijya gusa, bitangira kimwe, ku buryo utitegereje neza uba utamenya ahantu bitandukaniye. Mwebwe mubinyandikiye muri komenti, nakora aka video kabibereka ibyo bibazo, nkabibasobanura, nkakwereka ahantu bigiye bitandukaniye, kuko hari igihe biba bikunda kugora abantu, ukabona nyine ikibazo cyatangiye neza nka gutya, ariko cyagera inyuma bagahinduramo nk'akantu, wenda bakavuga aho bari bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, bagashyiraho ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, ku buryo bishobora kukugora kubera ku kantu gato yabahinduyemo. Mwebwe mubinyandikiye muri komenti ko mubikeneye, mpite mbakora aka video k'ibyo bibazo. Ni ibibazo bigera nko muri 5 bijya gusa, kugira ngo nimujya mubigeraho byere kujya bibagora. Rero ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo A, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 6 kirabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga nishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Araba ngo inyuma ni 3 na santimetero 50, bega ngo imbere ni 1 na santimetero 70. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe D ivuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Se hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu dukosora ikizami cyose kiba cyakozwe, niyo mpamvu usigaye ubona abantu bari kujya gukora bagakora rimwe. Ndakeka ko mujya mubibona muri komenti. Nkomeje gushimira n'abantu mwavuye gukora, ukaba wavuye gukora ariko ukaba wanyandikira kuri WhatsApp ukambwira ati mwarakoze, ukaba wampamagara, ukaba wabyandika muri komenti, bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikizami cyose gikozwe muzajya muhita mukibonera ku gihe kwa yino YouTube channel yanyu. Ikintu ubusabwa ni kimwe, ushaka gukora rimwe ugahita utsinda, jya aho hantu handitse subscribe uhakande, nijya shyiraho ikizame ujye urahita ukibonera ku gihe, baguhe notification uhita ukireba. Nikiraho ikibazo kiri gukunda kugaruka mu kizame uhita ukibonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bakigusharinga. Nikiraho isomo rishya namaze kwashyiraho amasomo ku byapa, ibimenyetso bimuri kanandi, kugira ngo nijya nyashyiraho ujye urahita uyabonera ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe ufite smartphone, jya aho hantu handitse subscribe uhakande, kugira ngo nijya mbishyiraho byose aba ari ibyagufasha, kugira ngo nujya mu kizami ukore rimwe uhita utsinda. Hano ndakeka ko mwamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, inyuma bari 3 na santimetero 50. Kino kibazo bashobora kugihindura bagafata ziriya metero bakazishyira muri santimetero, bakavuga ngo A ni santimetero 350, B imbere ni santimetero 170, ntibizakugore. Cyangwa bagafata ziriya santimetero bakazishyira muri metero, bakavuga ngo inyuma ni 3 n'ibice 5 cyangwa 50, kuvuga ngo 3 n'ibice 5 cyangwa 3 n'ibice 50 byose aba ari kimwe, ko zeri inyuma y'akadomo. Iyo nta wundi mubare ukurikiyeho, murabizi ko nta kintu bivuze. Ubwo nibaramuka bahinduye nk'ibyo bipimo ntibizakubera ikibazo, kubera ko wenda ngo utabyumvishe cyangwa utabonye iryo somo. Ariko ukeneye isomo ku bipimo, byandike muri komenti, nimbona mwabinsabye ndahita ndi gubategurira. Nimujya mugira ku bibazo nk'ibi bye kujya bibagora, ariko ntabwo biba bigoye. Nuko bafashe ziriya metero bakazishyira muri santimetero, cyangwa ziriya santimetero bakazishyira muri metero, ntabwo biba bigoye. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe
abonye icyapa kibura cya mpande eshatu gitukura mu muhanda. Bino byapa tukunda kubibona uri gutwara ikinyabiziga cyawe ukaba ubonye icyapa cya mpande eshatu gitukura mu muhanda. Ese iyo uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukabona icyo cyapa uba ugomba gukora iki? Uba ugomba kwitwara ute? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi iso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Araba ngo hagarara utegereze amabwiriza. Wabona icyo cyapa ugahita uhagarara ugategereza amabwiriza. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Seka ngo kukireka ukagumana umuvuduko ufite ugakomeza. Deka ngo hagarara kuri icyo cyapa cya mpande eshatu mbere yo gukomeza. Ese uri kugenda mu nzira nyabagendwa, uri kugenda mu muhanda ukabona kino cyapa cya mpande eshatu gitukura, ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi cyo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 nka kino kizame kiba kimaze gukorwa. Bino ni ibibazo 20 bikunda kuza cyane. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Bunini ujya mu kizame ukabona ibisubizo bine bagwaye, harimo icyerekeye kugabanya umuvuduko. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ibyo bikunda kuba ari ibisubizo by'ukuri. Ntabwo nakubwira ngo ni 100%, ariko nka 90% bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo. Nubona nta kindi gisubizo cy'ukuri wizeyemo 100%, uzahita wihitiramo icyo cyanditseho umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, cyangwa icyo yanditseho umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ariko nawe uzamanza usome wumve neza ikibazo bari kukubaza ukuntu kimeze, ariko ibyo ngibyo bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo. Murabese hano dukosora ikizame turi kugenda tunababwira amabanga amwe namwe yo kugira ngo mujye mu kizame mukore rimwe muhite mutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda. Amatungo biba ngombwa ko ajya mu muhanda, bayajyanye mu soko cyangwa bayajyanye ahandi hantu. None kugenda muzanya nyabagendwa uguharura n'amatungo mu muhanda, uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Araba ngo kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. Wazibona ugahita uvuza ihoni kugira ngo zihunge. Mbega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Seka ngo kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. Ndeka ngo kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Nari namaze kubabwira haruguru ko bino bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero cyo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko ramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya cyane kikabaza ngo iki cyapa kibuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho. Kitigeze neza, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara n'umutuku. Kino cyapa none kiri kubuza abayobozi b'ibinyabiziga kunyuranaho. Kigeze neza, hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo iburyo, mbega ngo ibumoso. Seka ngo iburyo n'ibumoso. Deka ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cyanyacyo ari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisozo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa kano kanya. Ndakeka ko amaze guhitamo igisozo cy'ukuri hano. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Kino cyapa kiri kubuza umuyobozi w'ikinyabiziga kunyuranaho. Hehe, hano izo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibumoso murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso. None mu ruhande rw'ibumoso harimo umutuku. Ubwo bivuze ko ntabwo wemerewe guca mu ruhande rw'ibumoso, ntabwo wemerewe kudepasiriza ibumoso, ntabwo wemerewe kunyuranaho, kuko no kundi kunyuranaho bikorerwa ibumoso nubwo igihe cyose atari ibumoso. Niyo mpamvu rero ndakeka ko ramaze guhitamo B. Ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza ibyago cyangwa byafunze umuhanda. Ugize uruhare mu mpanuka, ibinyabiziga byanyu bishobora guteza nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza ibyago abandi bagenzi bari gukoresha umuhanda cyangwa se byafunze umuhanda. Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Mbega ngo gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu
gitukura ku modoka. Sega ngo gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda, ndeka ngo guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhita igiso cy'ukuri hano, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ubundi ikintu muba mugomba gukora ni kimwe. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni a gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Mugashushanya aho zagonganiye kugira ngo bize gufasha abapolisi barahagera kumenya uwari uri mu makosa, ndetse no kuzishyira iruhande kugira ngo zitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ndakeka ko ramuzwe hitamo rero a, ndakeka ko ramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agendera mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? Ino nzira y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ugomba gukomeza imbere mpaka uwuvuyemo. Ntabwo wemerewe kuba wakata ngo uhindure icyerekezo ngo usubire inyuma. Iyo umaze kwinjira murakomeza mpaka uvuyemo. Iyo uvuyemo rero haba hari icyapa cya mpande eshatu kiburira kikubwira ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo. None ntabwo ibyo ari byo batubwiye ngo ese igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agenda mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata imoso aba yakora iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso. Mbega ngo gutwara yegera ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Sega ngo gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Dega ngo gutwarira hafi y'umurongo ugize uti. Hano ibisubizo bine baduhaye. Y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ese hano abona igiso cy'ukuri cyanya cyari ikiye mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi. Ese ni a, ese ni b, ese ni c cyangwa se ni d? Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure ntibyagukundira ngo uze mu ishuri kwigisha mu buryo bwa online. Ikintu ukora ni kimwe, uduha amasaha aboneka ku munsi. Ayo masaha iyo yageze turaboneka tukakwigisha. Nubwo waduha saa 3 z'ijoro twe turaboneka tukakwigisha bitewe n'igihe ubonekera. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bizame bikunda kubazwa. Iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 16 tubigufashemo. Ndakeka ko hano wamaze gutemeza cy'ukuri rero. Ndatekereza ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se, gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ndakeka ko ramuzwe hitamo rero se, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Mbibuza ko ibibazo biragaruka, wakosora kino kizame kimwe cyakozwe wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 7 biragarutse, ibibazo 8 biragarutse. Niyo mpamvu kugira ngo ukore rimwe uhita utsinda, ikintu ubusabwa ni ukubona ino myitozo ihagije kwa bino bizame biba byakozwe kugira ngo ujye uhita ubibonera ku gihe. Rero ntabwo bigoye. Ufite smartphone, jya ahantu handitse subscribe hakande. Ikintu cyose nshyiraho aba ari icyagufasha kugira ngo nujya mu kizamu ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa kivuga. Ese kino cyapa kivuga iki? Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Ese kino cyapa kivuga iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Hitamo kimwe cy'ukuri ucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame kiba cyakozwe mwa bino bibazo 20 bikunda kubazwa. Iravuga ngo iherezo ryo gutambuka mbere. Mbega ngo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. Sega ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ubundi kino cyapa gisobanura iki? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Kino kibazo rero abantu benshi bakunda kugiraho urujijo. Hari ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. Ubwo haratambuka mbere
ibinyabiziga biri guturuka imbere aho wowe uri kujya. Ubwo ibyo biri kugusanga nibyo biratambuka mbere kuko nibyo biri imbere aho wowe uri kujya. Hakaza n'ikindi gisozo cy'ukuri kivuga ngo gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ubwo yashatse kuvuga ngo ni wowe uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Sinzi niba mubyumvishe neza. Hari gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, ubwo ibiri guturuka aho ujya imbere yawe aho uri kujya nibyo biratambuka mbere. Mu gihe kuri se gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere ni wowe uratambuka mbere yabo. Urabona ko mwa kino kirango harimo ibara ry'umweru n'umutuku. Ubundi umutuku bari kumubuza, umweru bari kumwemerera. Niyo mpamvu uri mu mweru ni wowe uratambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Wowe uratambuka imbere ya bino binyabiziga biri guturuka imbere yawe. Ndakeka ko uramutse uhitamo rero se, ndakeka ko uramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo ishusho y'icyapa kivuga ugukikira bitegetswe ni. Batubwiye ishusho. Iyo bavuze ishusho baba bashatse kuvuga ngo ese ni mpande eshatu, ese ni uruziga, ese ni urukiramende, ese ni ikinyempande nyinshi. Ishusho rero y'icyo cyapa kivuga gukikira bitegetswe ni iyihe? Iravuga ngo mpande eshatu, mbega ngo uruziga, se ikavuga ngo urukiramende, ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze kwitema igiso cy'ukuri hano. Ishusho y'icyapa kivuga gukikira bitegetswe ni, hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ni uruziga. Murabizi ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Hano mu kibazo batubajije, niyo mpamvu aba ari ingenzi kureba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Bakivuga ngo ishusho y'icyapa kivuga gukikira bitegetswe, urita wumva ko ari icyapa gitegeka. Icyapa gitegekwa kirangwa no kuba gifite ishusho y'iki, ni uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umukara. Rero hano ndakeka ko uramutse uhitamo B, uruziga. Ndakeka ko uramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara. Aravuga ngo umweru, B ngo umutuku, C ngo ubururu n'ikirango cy'umukara, ubururu n'ikirango cy'umweru, D ngo umukara. Aravuga ngo umweru, B ikavuga ngo umutuku, C ngo ubururu n'ikirango cy'umweru, D ngo umukara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara. Hano ndakeka ko igisozo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndatekereza ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, ubururu n'ikirango cy'umweru. Murabizi ya byapa ni ibyapa bitegeka, ni ubururu n'ikirango cy'umweru. Ndakeka ko uramutse uhitamo rero C, ndakeka ko uramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Iravuga ngo imyaka 10, B ngo imyaka 12, C ngo imyaka 7, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Murabizi hari imyaka umwana ageramo agakubagana ku buryo uba utemerewe kumutwara ku ntebe y'imbere. Iriya iba yegereye iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Ni iyihe myaka? Hano rero ndakeka ko bamaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndatekereza ko bamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura ntabwo wemeye kwicara kuri iriya ntebe yegereye iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Njya mbona hano muri Kigali ababyeyi benshi babyubahiriza, ukabona ajyanye abana ku ishuri yabashyize mwa ziriya ntebe z'inyuma. Ni ukubera iki? Kugira ngo badakubagana bakaba baguteza ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda mu kubahiriza amategeko. Ikibazo cya 16 kigabaza ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Aravuga ngo ibyumweru 2, B ikavuga ngo amezi 2, C ngo ukwezi kumwe, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko bamaze guhitamo igiso cy'ukuri. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Ubundi biba bigomba gukorwa mu gihe kitarenze amezi
abiri. Ndakeka ko uramutse uhitamo B rero, ndakeka ko uramutse uyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba ukiri mu ntera nka zino baduhaye imwe muri zo, ukaba wabona n'amatara ndangaburumbarare y'ikindi kinyabiziga. Ese abagomba kubonwa n'umuyobozi uri mu ntera ingana ute? Aratubwira ngo muri metero 50 nibura. B ikatubwira ngo muri metero 100. C ikatubwira ngo muri metero 150. D ikatubwira ngo muri metero 200 nibura. Hano wabona igisobanuro cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisobanuro cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni D muri metero 200 nibura. Ndakeka ko uramutse guhitamo D, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Murabizi amatara abagomba kubonwa yari nijoro cyangwa ni ikindi gihe, ariko urabizi amatara abagomba kubonerwa kure. Murabizi ikinyabiziga kiba kiri kwihuta, nibura rero ni muri metero 200. Ndakeka ko uramutse guhitamo rero D, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Kigenewe iki? Araba ngo guhagararwamo umwanya muto gusa. Beka ngo guhagararwamo umwanya munini gusa. Siga ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Deka ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kihe? Mwa bino bisubizo bine baduhaye. Igisobanuro cy'ukuri wamaze kugihitamo, ese wamaze kucyandika ku gapapuro, ubonye igiye kukivuga utari wamara kugihitamo, uhagaritse video ugahitamo witonze kugira ngo uze kureba ko kino kizame wari kugira amanota yaguhesha provisoire. Hano rero igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ndakeka ko uramutse guhitamo C, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga berekanyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga berekanyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Murabizi niba biriya binyabiziga byatonda umurongo biba bigiye mu butumwa urenze metero 500, biba bigomba kugabanywamo amatsinda. Mwakunze kubibona nka kiriya gihe cyo mu kwa 7 umwaka ushize. Rero iyo bishobora kurenga metero 500 bigabanywamo amatsinda. Rero ayo matsinda aba afite ibipimo bingana ute? Iryo tsinda bagabanyamo riba rifite ibipimo bingana bite? Araba ngo utarengeje metero 50, beka ngo utarengeje metero 100. Sega ngo utarengeje metero 150, deka ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 50. Iratsinda baba bagabanyijemo, tugomba gutonda umurongo utarengeje metero 50, no hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma uriya mwanya uba urimo nawo nturenge metero 50. Itsinda ntirirenge metero 50 uburebure bwaryo, ndetse n'umwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma nturenge metero 50. Ndakeka ko uramutse guhitamo A, utarengeje metero 50. Ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajije ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihugirwa bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Araba ngo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, beka ngo irangi ry'umweru ngarurarumuri, sega ngo irangi risa n'icunga rishije ngarurarumuri. Deka ngo nta gisobanuro cy'ukuri kirimo. Ese hano abona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ndakeka ko bino bibazo 20 bikunda kubazwa ubibonye, ariko niba ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, jya aho hantu handitse subscribe wakande. Ikizami cyose kikozwe cyane cyane kino kiba cyakozwe mu gitondo, ari nacyo gikunda kubazwamo ibibazo byinshi, n'ahandi uba wagikura uretse kuri Rwanda Driving College TV. Rero kugira ngo ujye uhita ukibona, ujya aho hantu handitse subscribe ukaganda nagenda gishyiraho, ugagira uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe ari bo bagusharinga link. Kode zo ziri kuboneka waba rose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935
16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online naho ukoresha iyo nimero. Ukeneye kwiga ikinyabiziga nabwo ukoresha iyo nimero. Ukeneye kwiga computer naho ukoresha iyo nimero. Ugize ikibazo uri gukosora kino kizame nabwo ukoresha iyo nimero. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha kandi abantu muri hafi gukora amahirwe masa.